Ikaze mu gice cya nyuma cy'igitabo Gukira Bishobokera Buri Wese ariko kandi biraharanirwa, ni igitabo cyanditswe na D'amour. Reka none tujye mu ngingo za nyuma zacyo, ari nako nkomeza kubifuriza gukomeza kuryoherwa n'ingingo zigize iki gitabo ndetse no guharanira kuzishyira mu bikorwa. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Ubushize twari tugeze ku ngingo ivuga yuko hagomba kugira ikiyongera buri munsi. Mu mwaka w'1990 umuganga w'umusuwisi witwa Emile Coe mu bitaro by'i Geneve yasabye abarwayi kujya basubiramo aya magambo akurikira: buri munsi uko bukeye nuko bwije ndimo kugenda noroherwa. Uyu muganga yasabye abarwayi be kujya basubiramo aya magambo maze si ugukira karahava. Gusubiramo ayo magambo byatumye abantu bari barwaye indwara zitandukanye bagenda bijajara ku buryo butangaje. Hashize igihe gito abaganga n'abashakashatsi baturukaga imihanda yose y'isi batangiye kuhaza ngo bakore ubushakashatsi kuri ibyo bintu. Aha rero akaba ari naho havuye ibyaje kwitwa ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe zishingiye ku bibazo umuntu aba asanzwe afite. Ibi bikamutera kuribwa mu gifu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Nawe rero ushobora kubigenza utyo. Buri munsi ugomba gushaka ukuntu hari icyakwiyongera ku byo uzi. Ugomba gushakisha ibitekerezo bijyanye n'umurongo wiyemeje bishobora gutuma unoza akazi kawe ku buryo ubwo ari bwo bwose. Ukurikije umurongo wawe wihaye ushobora guhagarara aho uri ugahita ubona uburyo bwose wakoresha kugira ngo ukore akazi kawe neza kandi vuba. Kugira ngo utegure ejo hazaza hawe heza ugomba kuguma ushakisha ibitekerezo bishyashya kandi ukanabishyira mu bikorwa. Ibi bitekerezo ni ibishobora gutuma ukora akazi kawe neza kurushaho. Buri munsi ugomba kongera ibyo ukora. Tekereza buri munsi ugiye ufata igitekerezo kimwe ukagishyira mu bikorwa. Iki gitekerezo kikaba ari kigufasha gukora akazi kawe neza no kugera ku musaruro neza ku buryo bwihuse, bwiza cyane kandi budahenze. No kuvuga ko buri mwaka wajya ugira ibitekerezo bitari munsi ya 250. Tuvuge ko wenda bishobora kuba ari ibitekerezo umuntu yakwita bito bito. Ibi ntacyo bivuze kuko buri gitekerezo bituma wigira imbere gato. Ubwo rero byose iyo bigiye hamwe bishobora gutuma utera intambwe ku buryo budasanzwe. Birashoboka ko wahita ukuba kabiri cyangwa gatatu ibyo wageragaho n'ibyo wungukaga. Ushobora kugera ku isonga mu kazi kawe. Abanyamakuru n'abanyapolitike usanga bavuga ku bakire n'ukuntu bagira amahirwe yo kubona ibintu byinshi birenze bisanzwe. Ariko ijambo abakire rikoreshwa nabi. Nta muntu uhembwa umushahara munini ngo nuko ari umukire. Abantu bahembwa umushahara utubutse kubera ko batanga umusaruro uhagije. Babona byinshi kubera ko batanga umusaruro mwinshi kurusha abantu basanzwe. Kugira ngo ubone ibihembo byinshi n'ubukire ugomba kubanza ukaba umuntu bigomba. Iyo ukoze ibintu byinshi kandi ukaba kabuhariwe muri ibyo bintu kera kabaye uzabihemberwa cyane. Kugira ngo ugire icyo ugeraho ntabwo bizaba kubw'amahirwe ahubwo bizaterwa n'icyemezo uzafata no kwiyemeza kubigeraho. Kugira ngo ugire ikintu ugeraho ntabwo ugomba gutegereza amahirwe. Gukorera amafaranga menshi nta kigoranye kirimo. Mbese urashaka gukorera amafaranga menshi? Dore uko wabigenza. Uzajya unonosora ibyo ukora, uko ugenda ubikora neza cyane niko abantu bazajya bakwishyura amafaranga menshi kugira ngo uzakomeze kubikora. Niba ikigo ukorera kitaguhemba amafaranga menshi, ikindi kigo gishobora kuza kikayaguha. Bumwe mu buryo bwatuma uhembwa amafaranga menshi ni uguhabwa akazi n'ikindi kigo nyine kiguha amafaranga menshi, wowe ubaka izina ryawe gusa aho uri. Mu gihe cy'imyaka myinshi nagiye nkorana n'abantu benshi batanga akazi n'inzobere mu by'abakozi. Aba bantu buri gihe batumwaho n'ibigo bitandukanye kugira ngo bibafashe kubona abakozi bashoboye akazi mu myanya ikomeye ibihari. Buri gihe baba bafite ibyangombwa by'abantu bashoboye akazi baba bakorera ahandi hantu hatandukanye. Bahora kandi iteka bashakisha n'abandi. Ubwo rero iyo umukiriya wabo basabye ngo bamufashe kubona umuntu w'umuhanga mu kuyobora ikigo cyangwa se mu by'ubucuruzi, bahita bareba muri bya byangombwa hanyuma bakabaza abantu babazi niba koko aho bakorera babemera nk'abakozi beza. Muri buri kigo abakozi bakora neza baba bazwi. Iyo birangiye bahita batangira gushakisha ba bantu bakabemerera amafaranga menshi hanyuma bakabashyira wa mukiriya wabo. Ni inshuro zingahe abantu bigeze bagushaka ngo baguha akazi keza? Ikinyuranyo kiri hagati y'umuntu ubona amafaranga 250 n'ubona miliyoni 2,500 ntikingana n'inshuro 10 mu bijyanye n'ubwenge, ubushobozi, ubuhanga cyangwa se mu minsi y'ikiruhuko y'akazi hagati y'aba bantu bombi. Usanga ari ikinyuranyo gito mu gukora ibyo buri wese yashyize imbere. Ibi rero nibyo bituma habaho ikinyuranyo mu byo binjiza n'ibyo bahembwa. Fata icyemezo. Guhora ushaka kugira ubushobozi bwo gufata icyemezo ni ikintu kiza gishobora gutuma ugira icyo ugeraho ku buryo bushimishije.
Gufata icyemezo vuba kandi mu buryo buhamye bishobora guhindura ubuzima bwawe. Abantu bafite aho bigejeje kubera ko bashoboye gufata icyemezo kigaragara kidateza urujijo, mbese icyemezo cy'injyana muntu. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Urashaka kuba muntu ki? Ushobora kunonosora akazi kawe ugahembwa menshi cyangwa se ukora ibidashamaje ugahembwa make? Ukibibona ushobora gukeka ko iki kibazo cyoroshye, ariko siko bimeze nk'uko ushobora kubyibwira. Akenshi ubajije kino kibazo ubona abantu benshi batabyumva, ntabwo baba babona neza uburyo bagisubiza. Iyo nongeye kukibabaza bwa kabiri bamera nk'abakangutse, hanyuma bakavuga ko bahitamo guhembwa menshi aho guhembwa make. Ubwo ngahita mbabwira nti ni byiza. Ubwo mwarangije kwambuka wa murongo munini utandukanye abantu bakomeye n'abakozi basanzwe. Ubwo mwarangije gufata icyemezo cyo kuba bamwe mu bahembwa amafaranga menshi aho kuba bamwe mu bahembwa udufaranga tw'inica ntikize. Igiteye agahinda nuko abantu benshi batajya na rimwe bafata bene icyo cyemezo, bagahora bibaza impamvu badatera imbere mu buzima bwabo, ariko nta kintu na kimwe gishobora kubaho igihe cyose utarafata icyemezo cyo guhinduka. Ntugakinishe ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kugira ngo ugere ku bintu byinshi mu kazi kawe ukora, ntugomba gukina n'ubuzima bwawe, ntugomba gukina n'ejo hazaza hawe. Mu buzima abantu benshi baba bameze nk'abikinira, baba bashaka ko ibintu bigenda neza kandi bakizera ko bizagenda neza, ariko nta cyemezo kigaragara bafashe kugira ngo bigerweho. Mu myaka myinshi nagiye nkunda kujya nganira n'abantu benshi bageze iyo bajya, ariko icyo bose bahuriyeho nuko bagiye biyemeza kugera kure mu byo bakora nubwo byabasaba iki. Igihe cyose warangije gufata icyemezo, amategeko n'amahame y'ubwenge atangira kugufasha akagukorera. Nibwo rero ujya kubona ukabona ibitekerezo n'ibindi bintu byinshi bitangiye kwisukiranya bikagufasha wowe ubwawe ndetse no mu kazi kawe. Icyo gihe rero utangira kwigarurira abantu bashobora kukugira inama no kukumenyekanisha, kandi buri gihe iyo ugize intambwe utera uhita ubona n'umwanya wo gukoresha ubundi bumenyi n'ubushobozi bushya. Jya ukora ikintu ukunda. Imbaraga z'urukundo ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora gutuma ubuzima bwawe ari ubwa none cyangwa se buzaza bumera gutya cyangwa se kuriya. Izi mbaraga twakagombye kuzifata nk'itegeko cyangwa se ihame rigira riti ikintu cyose umuntu akora mu buzima aba ari ku mpamvu z'urukundo cyangwa se ari ukugira ngo aruzane aho rwabuze. Ibi byumvikana neza kurushaho muri ubu buryo. Urishima cyane ukagira icyo ugeraho iyo ukora ikintu ukunda cyane wihaye n'umutima wawe wose. Ntabwo ushobora guhatiriza mu byo ukora ngo ugere kure hashoboka igihe cyose wumva udakunze cyangwa se ushimishijwe n'ibyo wahisemo gukora. Iyo utifitemo kugushaka gukomeye ugera hagati ukabita ukajya kugerageza ibindi. Reka nkubaze ikibazo. Tuvuga ko ubonye amafaranga miliyoni 50 mu ntoki ejo mu gitondo, kandi ndakeka ko wahita utangira gushaka akazi wakora cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Wumva wakora iki? Mu yandi magambo, uramutse ufite igihe n'amafaranga ukeneye, ibi bigaherekezwa n'uburenganzira bwawe bwo guhitamo, wumva urukundo rwawe rwakwerekeza ku ki? Abantu benshi uzi bishimye kandi bagize icyo bageraho muri iyi si ni abantu bashakishije n'umutima wabo wose ukuntu bagira ubushobozi bwo gukora ku buryo bushimishije ikintu bumva kibaraje ishinga, mbese ikintu bumva muri bo ari icyambere mu isi. Waremwe ku buryo budasanzwe. Mu by'ukuri uzishima kandi ugira icyo ugeraho igihe cyose uzumva ko ikintu urimo gukora gifitiye abandi akamaro mu buryo runaka. Ibi ni ibintu bikwitaruye bibera hanze yawe. Uku kugira uruhare mu buzima no mu kazi by'abantu ni ikintu abantu bose, baba ari abakora neza, baba ari abahembwa menshi, baba ari abubashywe cyane ndetse n'abahabwa agaciro mu bantu, bahuriye kuri iki kintu. Iteka ujye uba umuntu udasanzwe. Ni iki gishya wumva ushobora kuzana? Ninde wumva wafasha cyangwa ukamukiza? Wumva se wabikora ute? Ni ibihe bintu ukorana n'abandi ukumva bigizemo icyizere gikomeye ndetse ukumva unabyishimiye? Niki wakoze mu mateka yawe cyatumye wumva ufite icyo umaze? Niki wishimira gukora kurusha ibindi? Byakunze kuvugwa ko umuntu aberaho kureba akanitegereza. Ubuzima bwawe buba bushaka kujya mu cyerekezo cy'ibintu bigukurura. Bumwe mu buryo bushobora kugufasha kumenya ikintu cyakubera cyiza mu buzima ni ugusubiza amaso inyuma ukareba ibyakubayeho. Ni ubuhe bwenge cyangwa se ubumenyi byatumye ugira icyo ugeraho mu buzima bwawe kugeza ubu? Niki cyakoroheye gukora cyari cyaragoye abandi? Ni ayahe masomo cyangwa ibindi bintu wakundaga cyane ku ishuri? Iyo witegereje akazi ukora, ni iki kigushimisha? Mu kazi kawe ni ikihe kintu ukora neza kurusha ibindi? Mu kigukoramo ni hehe ugira uruhare rukomeye? Ese bibaye ngombwa ko ukora ikintu kimwe umunsi wose kuva mu gitondo kugera nimugoroba, niki wahitamo gukora? Ihangire umurimo.
Kubera impinduka za hato na hato zigaragara mu bucuruzi n'inganda muri iki gihe, mu buzima bwawe ushobora kuzakora ubwoko bwinshi bw'imirimo ndetse n'akazi gatandukanye. Nyuma y'imyaka mike ukazajya uhindura akazi, byabera mu kigo usanzwe ukoramo, byaba ari ukubivamo ukajya mu kindi cyangwa se kuva mu bintu bimwe ukajya mu bindi. Bizageraho ubwenge bwawe bube karahanyuze. Kugira ngo rero uhore ukenewe kandi ubeho neza, ugomba guhora ukarishya ubwenge uniyungura mu bumenyi. Ikibazo wakwibaza ni iki? Nyuma y'aka kazi uzakora kahe? Niba ubona hari impinduka zigenda zibaho hirya no hino, ukabona akazi kawe gakenewe n'abantu benshi ku buryo butari bwitezwe, urumva ibintu bimeze bite? Ni akahe kazi uzaba ukora mu mwaka umwe uzaza? Mu myaka 5 se? Hanyuma ukibaza uti nzajya mu biki noneho? Kubera iki ibyo ukora n'ibyo ubamo ari ibintu byinshi bitageraho bigarukira? Ushobora neza kwinjira mu bintu bishya kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho no kwishima mu myaka iri imbere. Ubuzima bw'ejo hazaza nushaka ubwihorere niba nta genamigambi wakoze. Byongeye kandi ikintu cyiza wakora kugira ngo utangire gukeka uko ubuzima bwawe buzaba bumeze mu minsi iri imbere ni ukubutegura nyine. Niba bishoboka ko mu gihe kiri imbere uzajya uhindura akazi, wagombye gutangira ubukamenya neza akazi cyangwa umwanya wumva wajyamo. Wagombye gutekereza cyane maze wowe ubwawe ukamenya ikintu ukunda gukora. Ushobora gukora igenamigambi kugira ngo icyo uzakora uzagikore neza cyane kandi ubyishimiye. Ibi bizatuma uhembwa amafaranga ajyanye n'akazi gahambaye ukora. Ibi nutabyikorera nta wundi uzabigukorera. Kumenya gukora ikintu neza bishobora koroha cyane kurusha uko ubitekereza. Abantu bajya bakeka ko bishobora kubatwara amezi n'amezi cyangwa se imyaka n'imyaka kugira ngo babe kabuhariwe mu byo bakora. Ibi rero bituma bacika intege bakiheba maze bagakuramo akabo karenge batari banatangira. Ushobora kuzamura ubushobozi bwawe ahantu wari usanzwe ufite intege nke. Ibi kandi bikaba mu gihe cy'ibyumweru bike cyangwa se amezi make. Nyuma yaho ubwo bwenge uzabuhuza n'ubundi usanzwe ufite. Mu gihe gito uzaba wamaze kwibagirwa ingufu zose uzaba wakoresheje ndetse no kwitanga wagize kugira ngo bigereho. Uzanakomeza wishimira inyungu n'ibihembo bituruka ku kuba uri umwe mu bantu bahiriwe mu byo bakora. Iyo wiyemeje gutegura ejo hazaza hawe, ugomba gukurikiza iri hame tuzi kuva kera rivuga ko ubuzima bwawe buzaba bwiza cyane igihe nawe uzaba umeze neza cyane. Iri hame riroroshye kandi ni ingenzi. Rihamya ko ubuzima bwawe bugaragara hanze burushaho kuba bwiza iyo n'imbere mu mubiri harushaho kuba heza. Niba ushaka ko ubucuruzi bwawe bugenda neza, nawe ugomba kuba umucuruzi mwiza. Niba ushaka ko abakozi bawe baba abakozi beza, nawe ugomba kuba umukoresha mwiza. Niba ushaka ko abana bawe baba abana beza, nawe ugomba kuba umubyeyi mwiza. Ushobora kunoza ikintu kigaragarira abandi mu gihe nawe wirebye ukisuzuma. Ibi ukabikora utangira gushaka uko imbere muri wowe hanoga. Iyi ntego ukore igenamigambi ubundi utangira akazi. Igihe warangije kumenya neza ibyo ukeneye gukora kandi neza, ujye ubyandika bibe intego zawe. Uteganye kuzabigeraho, ushyireho ingengabihe hanyuma utangira akazi. Ntuzite ku gihe bizagutwara. Wowe uzaguma ukore kandi wihanganye. Kandi iteka ujye wibuka yuko inkono ihira igihe idahira inzara. Ibintu bikoranye ubwenge bifata igihe ngo birangire, ariko iyo wihanganye gahoro gahoro uzageraho ubumwe mu bantu bafite ubushobozi kandi bahembwa akayabo mu kazi kawe. Uzabona ibihembo, uzamenyekana kandi abantu bose bakubahe. Uzumva abantu bakubwira ko wahisemo neza, banakubwire ko wahiriwe cyane n'ibyo wishimira gukora. Ariko ujye umenya ko ibi bitabaho kubw'impanuka, nta naho bihuriye n'umugisha. Imyitozo rero dore icyo wakora. Umwitozo wa mbere, gerageza umenye ubumenyi ukeneye kugira ngo ugire icyo ugeraho mu kazi kawe. Hitamo kimwe ubona kizakugirira akamaro kurusha ibindi, hanyuma ukora igenamigambi ry'uko uzabigeraho ubikoze neza. Icya kabiri, ni ikihe kintu cy'ingenzi wumva wamarira umukoresha wawe cyangwa se ikigukorera? Icyo nicyo ugomba kwitaho buri munsi. Jya umenya abakiriya bawe b'imena haba mu kazi cyangwa se hanze yako, hanyuma uteganye uburyo wabereka ko hari icyo bamariye. Iyemeze ko ugomba kuza mu bantu 10% bakora nk'ibyo ukora, hanyuma uteganye uko wagera ku rwego rwo gukora neza cyane mu byo washyize imbere. Ujye ureba imbere hanyuma utekereze ku bintu uzakenera kwiga ukabinonosora kugira ngo wigarurire isoko mu myaka 5 iri imbere. Teganya uko uzabigeraho kandi ugomba guhita utangira ako kanya. Ikebuke wirebe maze urebe ibyakubayeho mu gihe cyashize. Mu by'ukuri ukunda gukora iki? Wabigenza ute ngo akazi kawe gashingire kuri icyo kintu? Ujye wegera umukoresha wawe umubaze icyo wakora kugira ngo ugire umumaro ugaragara kandi ugire uruhare rukomeye mu kigukorera. Nugira icyo wiyemeza gukora, ujye uhita ugishyira mu bikorwa ako kanya. Reka tugere ku mwanzuro. Ndagushimira cyane ko ubashije kugera hano usoma cyangwa se wumva iki gitabo. Birashoboka ko aricyo cyakumariye mu guhindura ubuzima bwawe werekeza iyo ushaka kugana.
ariko kumva ibigikubiyemo cyangwa se no kugisoma ariko ntugire icyo ukora birutwa no kutabikora. Niba kandi ntacyo wakuyemo mu byavuzwe byose muri iki gitabo, si wowe wenyine, hari n'abandi. Mbibutse yuko iki gitabo nakomeje kugisoma mvuga mu izina ry'umwanditsi. Mu myanzuro rero akaba avuga yuko kubw'iyi mpamvu yateganyije amahugurwa ku byerekeye ibyo avuga muri iki gitabo. Urebye ku madirese dushyira hasi y'iki gitabo uhita ubasha kugera kuri email maze ukamwandikira akaguha gahunda y'amasomo. Umwanditsi akomeza avuga ko ubarangiza kino gitabo habayeho ibintu byinshi byatumye atinda kugisohora. Umwaka ku wundi ubuzima bwagiye buhinduka, bisaba yuko yitonda mu gufata umwanya uhagije mu gusubira inyuma ngo arebe isano riri hagati y'ubuzima bwa none n'ubwashize. Ibyo twita ihungabana ry'ubukungu naryo ryasize abantu benshi mu bibazo, ku buryo abenshi bagiye bata icyizere ku byerekeye ejo hazaza. Ibigo twita ko bikomeye nka za banki nazo zaterewe icyizere. Ibi bihe twanyuzemo kandi tukirimo ni ibihe byo gushidikanya nk'akababaro kuri benshi. Aka kababaro ntuzakabona ku maso y'abantu, ahubwo babyumvira mu mitima yabo. Ibi rero bituma benshi babitura Imana cyangwa se bakiyahuza amayoga. Umwanditsi rero akaba asoza agira inama benshi, cyane cyane mwe bafite akababaro mugendana buri munsi muhangayikishijwe n'ejo hazaza hanyu. Icyo avuga ko igihe kigeze ngo mufate ingamba z'ubukungu bwanyu mu maboko. Niba wiyumvamo ingufu, ubushake ndetse n'ubushishozi, umwanditsi adusaba yuko twamusanga akadufasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo bigufasha kugana inzira y'ubukungu buzira iherezo, kandi Imana ishaka ko nawe ubaho nk'abandi. Bamwe ubu baratangiye, abandi baracyategereje. Icyo twese duhuriyeho ni ingamba zo kubaho mu buzima bwiza kandi bunogeye Imana yacu. Ndizera ko imyaka izakurikira izababera imyaka y'uburumbuke muri buri ruhande rw'ubuzima bwanyu, kandi inzozi zose murota muzazishyire mu bikorwa, bizabageza ku yindi ntera yo hejuru. Umwanditsi asoza inyandiko ze asoreza ku isengesho ryabaye inkingi y'ubukungu afite, akaba yifuza yuko nawe urishyira mu buzima bwawe. Mu gitondo na mbere yo kuryama ukarivuga kandi uranguriye ijwi kugira ngo intekerezo yawe irishyire mu bubiko bw'ubuzima bwawe. Ku giti cye rero nk'umwanditsi ntabwo yasoza inyandiko ze adashimiye abavandimwe, inshuti, abamufashije bose mu gukosora no gushyira ahagaragara iki gitabo. Arashimira buri wese ku giti cye kuba yarafashe umwanya agasoma cyangwa se akumva iki gitabo kandi kikagira icyo kimumarira mu buzima bwe. Arashimira ababyeyi be Hakizimana Ndereya ndetse na Mukagakwaya Madarina batakiri kuri iyi si yacu, kuko aribo bafashe umugambi wo gushyira urukundo rwabo hamwe maze imbuto rweze akaba ariwe bashyize kuri iyi si kugira ngo afashe abandi gusobanukirwa ibyerekeye Imana ndetse n'ubukungu. Akomeza avuga ko iyo ariyo ntego biyemeje yo gukura ubujiji, ubukene n'ubupfayongo mu mibereho yacu, kuko tuba mu isi igendera ku mategeko kandi ifite uyagena ariwe Mana yacu idukunda. Reka dusoreze kuri iri sengesho rya Dieudonné d'Amour. Nyagasani, ndagushimira kubera iri jambo mu buzima bwanjye, amaraso, roho n'ubuzima. Ijambo ryawe rimenyesha ko uzi ubuzima bwanjye mu minsi izaza kandi kunteganyiriza ibyiza ukazandinda ibyago. Ibyo bikantera kugira icyizere cy'ejo hazaza. Nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Ni muri Yohani 13:34. Nemera ntashidikanya mu mutima wanjye ko ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza buri mu biganza byawe mushobora byose. Niyo mpamvu mpamya ko ntabwo bamfite bw'ejo hazaza, kubera ko nzi ko mfitiye umugambi mwiza mu izina rya Yezu. Nyagasani, nshingiye ku ijambo ryawe ngusabye kuzagira umugabane wanjye mu ngoma yawe nkiri hano ku isi, kubera ijambo ryawe rivuga ngo nk'uko nasize byose ngo ngukurikire, nzabona ingororano karijana ku nyongera y'ubuzima buhoraho mu izina rya Yezu. Nemera kandi namamaza ko ngomba gutangira kubaho mu ngoma y'Imana nkiri hano ku isi. Mpamya nshize amanga ko Imana yampaye ububasha bwo gutegeka isi no gukoresha ibyiza biyiriho byose. Ndemera kandi ndahamya ko ntazapfa imburagihe, ko ahubwo nzagira ubuzima burambye kandi bwiza, ubuzima bwuzuye imigisha n'imitsindo mu izina rya Yezu. Ndahamya ko nzakoresha bishimishije kandi neza ingabire n'impano Imana yampaye zose. Ndahamya ko nzakoresha bisendereye ubushobozi Imana yampaye, kandi ko nzarenzaho abandi babigejeje mu izina rya Yezu. Ndemera kandi ndahamya ko ahazaza hanjye ari hagari kurusha uko isi bibona, kubera ko Yezu yicishije bugufi kugira ngo nkuzwe. Yapfuye akiri muto kugira ngo ngire ubuzima buhoraho. Yigize umwana w'umuntu kugira ngo mpinduke umwana w'Imana. Yigize muto kugira ngo ngirwe mukuru. Yabaye ruvumwa kugira ngo mpinduke intungane. Yabaye umunyantege nke kugira ngo mbe umunyembaraga. Yihinduye umukene kugira ngo mpinduke intungane. Nyagasani, ijambo ryawe ritubwira ko ufite imfunguzo za Dawidi. Iyo ufunguye ntawe ushobora gufunga, kandi iyo ufunze ntawe ushobora gufungura.
Ndemera kandi ndahamya ko washyize imbere yanjye umuryango ufunguye kandi ko nta kindi kiremwa gishobora kuwufunga. Nyagasani, ndahamya mpereye ku ijambo ryawe ko mpagaze ku rutare kandi ko ibihangange byo mu mwijima nta bubasha bimfiteho kubera ko Nyagasani wangize umunyembaraga. Ijambo ryawe rivuga ko wampaye imfunguzo z'ingoma yawe, ko icyo nzapfundika ku isi kizapfundikwa no mu ijuru, kandi ko icyo nzapfundura ku isi kizanapfundurwa mu ijuru. Mfashe mu biganza byanjye imfunguzo z'ijuru, mfunze imiryango yose Sekibi yafunguye mu buzima bwanjye. Mpambiriye ibikorwa byose bya Sekibi kandi mpagaritse ibikorwa bye mu buzima bwanjye mu izina rya Yezu. Ijambo ry'Imana rivuga ko abo ndwana nabo atari abantu, ahubwo ari ibinyabubasha by'imyuka mibi byo mu kirere. Niyo mpamvu nambaye intwaro z'Imana nanahagaze nemye mu izina rya Yezu. Mu izina rya Yezu nsinze imbaraga za Sekibi zirwanya ahazaza hanjye. Nsenya imbaraga z'ubupfumu n'imbaraga zishingiye ku myuka mibi. Nirukanye roho mbi zose zo gutsindwa no kudatera imbere. Ndazirukanye nzohereje mu butayu, mfunze imiryango yose ikoreshwa na Sekibi mu buzima bwanjye mu izina rya Yezu. Nifashishije imfunguzo z'ijuru, mfunguye umuryango w'iterambere n'insinzi. Mfunguye umuryango w'amahoro, w'ibyishimo, w'ubuzima, wo kubaho neza muri buri gice cyose cy'imibereho yanjye mu izina rya Yezu. Nemera mu mutima wanjye kandi ndatangaza nereye ko ndi umwana w'Imana, ndi umugenerwamurage w'umwami w'abami. Ndi igikomangoma, sindi umucakara. Ndi uwa mbere, sindi uwa nyuma. Ndi hejuru, sindi hasi. Ndi umunyembaraga, sindi umunyantege nke. Ndi umukire, sindi umukene. Ndi muzima, sindi umurwayi. Mfite intsinzi. Ndemye mu ishusho y'Imana, ngenewe ubwami no kuba umugenga. Ndi ingoro y'Imana nzima. Imana Data iba muri njye, Yezu Kristo ambamo, na roho y'Imana insendereyemo. Sekibi irantinya, umupfumu arantinya, amashitani aratitira akanampunga mu izina rya Yezu. Nyagasani, nubakiye ku ijambo ryawe kandi mpamya ko ndi umwana wawe. Mfite ububasha bwo kurema no guha ibintu ubuzima. Nsabye ko mbona ibyabuze mu buzima bwanjye kandi ndabisabye ngo bibe nonaha. Ndamamaza ko iminsi yanjye kuri iyi si yaremwe n'Imana kandi iranshimisha. Ni ukuri impuhwe n'ineza by'Imana biramperekeza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nzigumira mu nzu ya Data kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwanjye mu izina rya Yezu. Gukira bishobokera buri wese, ariko biraharanirwa. Munyemerero dusoreze iki gitabo ahangaha ku buryo bw'amajwi, ariko ushaka iki gitabo ku buryo buri hard copy cyangwa se mu buryo bw'impapuro ushobora kugisanga muri Caritas mu mujyi wa Kigali. N'aba bafite ama smartphone mushobora guca ahabugenewe nk'uko biri muri link ziri hasi, mukaba mwabasha kukigeraho. Mugire ibihe byiza ndetse mushyire mu bikorwa ubutumwa bukubiye muri iki gitabo ndetse mugire ubuzima bwiza.